ngwino Daria, enda ngwino mariru, rukundo rwanjye ngwino ngwe mu gituza, ngwino Daria, enda ngwino marirungu. Yes, tubanje kubasuhuza abakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi, tubabwira ngo nimuhabwe umugisha. Dusuhuje abari muri Afrika, Aziya, Amerika ndetse n'Uburayi, mudahwema kutwereka yuko mudukurikira kandi mudushyigikira. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, imbere ya kamera muramubona, ni umusore mwiza cyane umeze neza, agiye kudusuhuza atubwira n'icyo yaduhishiye kuri uyu munsi. Murabona afite hegitari, mu kanya amatsikara y'abamara. Turakwakiriye kuri kamera zacu, tugiye kwibwira abakunzi. Murakoze cyane. Mbanje kubasuhuza, nitwa Nkurunziza Alphonse, izina ry'ubuhanzi bakanyita Nziza. Karire kinyana mu birutemba itoto. Yes, uyu rero ni Nziza, turakwakiriye, uyumvemo ikaze imbere ya kamera zacu. Asante sana. Wumve yuko ugiye gutaramana n'abanyarwanda ndetse abari muri Afrika, Aziya n'Uburayi. Iyi channel ikurikiranwa n'abantu batandukanye, abakunzi bawe bagiye kuyikubonaho, baratubwira, bandike muri comment batubwira uko bakuzi cyangwa se n'abagukunda batubwire icyo bagukundira. Rero turakwakiriye, ugiye kutubwira ukuntu watangiye impano y'ibi bintu cyangwa se uburyo wazamutse kugira ngo ugere ku rwego rwo kuba uzi gitari muri ubu buryo cyangwa se no kuririmba. Byose urahita ubidufatanyiriza. Murakoze cyane. Ubundi burya bavuga ngo icyo umutima ushaka uragiharanira. Natangiye umuziki ndi muto ariko atari cyane, numva muri njye mbikunze, numva ko ngomba kuzacuranga gitari, numva ko ngewe mu muziki wanjye nyine ngomba kuzacuranga gitari bikanzamo. Birangira kubera impano Imana yanyihereye, birangira gucuranga bibaye umwuga wanjye. Ndaririmba rero ahantu hatandukanye, ndirimba mu bukwe, mu anniversaire, mu mabrad shower, nsusurutsa abantu mu bisope, mfite na band ndirimbamo, n'umupianiste, n'umusoliste, n'umubaziste, n'umubateri. Ariko iyo ni band twavuze ngo tugomba gushyira hamwe mu gihe ari runaka ko ari ngombwa ko tuyikora, tujya gucuranga ahantu tukajyayo. Ni muri ubwo buryo rero nasanze ari byo bintu bigomba kumpa umwanya, ari byo bintu bigomba kuntunga, ari byo bintu binshimisha, ari byo bintu bimpuza n'abantu, bituma mbikora kugira ngo mbashe kuba nabaho. Muri ubwo buryo rero kuba mwantumiye ni byiza. Mbere yuko wenda nkuha ijambo, reka mbanze nkuririmbira akaririmbo cyangwa se utarakomeza umwanya w'indirimbo turanawufite kuko turagufite. Umwanya waduhaye ndabizi ko umwanya turi bumarane ari munini, ahubwo ndagira ngo mpite ntangira nkubaza ngo ese Nziza ko watangiye ikintu bita umuziki bigoye biruhije, nta kintu ufite cyangwa se uhereyeho, byaje kujya nte kugira ngo numvishe uvuga ko ufite abapianiste n'ibintu bifatika byose, ukaba ufite na band? Ese iyo band yaba ari yawe wageze igihe ugashinga ishingiye kuri wowe, cyangwa ni itsinda ryishyize hamwe kugira ngo rifatanye kuba ryakora uyu muziki cyangwa se iyi karahanyuze? Ntavuze byinshi birenze. Umuziki nkutangira natangiye ndi umwe niririmbira ku giti cyanjye, ariko nsanga burya iyo umuntu ari umwe biragora. Ndagenda nshaka abandi bantu, nshaka umupianiste turaganira, umupianiste yize ku Nyundo, azi umuziki kabisa,
nabwira nti mfite poroje imeze gutya na gutya, nta kuntu twajya dukorana. Arambwira ati twakorana tugahuza ibiganiro tukajya ducuranga nta kibazo. Arabinyemerera, abinyemerere nshaka umusolisite nawe turaganira, nawe numva afite icyo gitekerezo yari yarabuze abandi nkanjye. Bituma rero twihuza turi batatu turakora, dukoze tubona abantu batangiye kugukunda. Iyo bande yacu yitwa Yiste bivuga umusemburo, dusembura ibyishimo, sibyo? Aho tugeze nyine tugacuranga abantu barishima. Tuyita iryo zina, ariko dusanga nanone twe turi batatu ntiduhagije, dushaka umubateri tumubonye turavuga ati ko tubonye n'umubaziste byaba ari sawa, dushaka n'umubaziste, duhita tuba bande yuzuye. Ubu ni ukuvuga ngo aho twakora hose bande tuba tuyifite, turakora nta kibazo. Ariko bituruka n'abadutumiye. Hari igihe abantu kame murabezi muri ibi bihe amafaranga yarabuze, hari igihe abantu badutumira bakaduha amafaranga bake tukagenda turi batatu. Hari igihe nanone umuntu ashaka kuntumira akavuga ati wambabariye ukazana n'undi muntu umwe ko nta kuntu meze mpagaze nabi, nkajyana n'umupiyaniste cyangwa n'umusolisite. Nuko nguko rero dukora, kandi aho tugeze dushimisha abantu. Yes, nziza, urakoze cyane kubwo kudusobanurira urugendo cyangwa se inzira wanyuzemo kugira ngo ubu ugeze ku rwego turimo kukubonaho. Nabonye umaze kugera kure cyane, ari mpamvu nanjye nifuje kugutumira kugira ngo tuganire. Mperutse gukurikirana igitaramo nyarwanda ku Isango Star, wari uriho uri kumwe na bande y'abantu batatu mwese hamwe hari. Byari byiza pe, byari byiza ku buryo mwaririmbye abantu bagakoresha ibintu bita comment. Nge nabikurikiranaga kuri YouTube. Ntekereza ko nanjye nzagutumira ukaza ukatuganiriza, warangiza ukaduha no ku byo watwengeye, kuko nabonye wenga neza. Indirimbo zawe ndazikunda, impano yawe mbona ari sawa. Ndagira ngo rero utubwire ngo iyo wenda upanze kugira nk'igiterano ujyamo cyangwa se ahantu runaka mu kirori, ugira ibiciro runaka ugenderaho ku buryo umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira ati Nziza ndagukeneye mu kirori iki n'iki, ukamuha igiciro runaka, cyangwa ayo yaguha yose uragenda apfa kuba ari uko ugiye gukora? Nago ayo yama yose ari uko nagenda. Buriya iyo wagiye muri business uba wagiye muri business. Urugero umuntu ashobora kumpamagara ngo ino uririmbe mu kabari, ngo ino ndirimbire turimbo twakera, turashaka nyine kugira ngo dushyushye wenda akabari kacu. Ashobora kumpa wenda yo twavuganye bitewe na transport naho nturuka n'icyo ndi busagure nanjye nkabasha kubaho. Hari igihe umuntu ashobora kuntumira mu bukwe. Mu bukwe urumva ni ibindi. Mu bukwe utegura repertoire y'indirimbo ziri buryohera abantu, kugira ngo n'uwo ari we wese n'urimo aho mu bukwe ari buvuga uti kabisa uriya mwana turamukeneye azaze natwe turirimbire. Rero nca amafaranga bitewe naho ndi buririmbire. Icyo nicyo cya mbere. Bitewe n'uwantumiye, ese ahagaze ate muri we, turaziranye ntituziranye simbizi, nkavugana nawe igiciro cy'amafaranga. Ariko sinavuga ngo nshobora gufata ngo nimba bampaye 10 ngo ndagiye. Oya, ntago iyo yaba ari business ndimo. Nuko nguko. Yes, ubwo bivuze ngo biterwa nuko wavuganye n'umuntu mu gihe mwumvikanye. Ayo yaguha mwayumvikanye uragenda ugakora nta kibazo. Cyane kabisa. None se Nziza, ndagira ngo dutambuke gatoya tugere ku ntego ubu ngubu ufite yo kubyaza muri uyu muziki, cyangwa se ahantu ugambiriye kugera ubikesha uyu muziki. Ikintu ngewe nshaka ni kimwe. Burya nta wiga gitari ngo ayimenye. Icyo nicyo cya mbere. Buriya gitari ni ndende. N'umuntu uzakubwira ko azi gitari azaba kubeshya. Ikintu nshaka ni ukwigisha urubyiruko. Nkigisha urubyiruko nkarutoza gitari ku byonzi ngewe, aho ngejeje nkabaha abandi barimu bandenzeho, birashoboka kuko barahari nabo bakabaha ubumenyi. Nicyo kintu nshaka. Nibura ku buryo nzajya nicara ahantu
nanjye nkabona umwana arimo aracuranga gitari ari njye yaturutseho, nkavuga nibura nanjye nk'ubu mfite abana nigisha, mfite abantu bageze nko mu 15 gutyo nigisha gitari. Kandi kuba mbigisha gitari si uko wenda ari uko bampa amafaranga menshi, si uko ari uko bampa iki, hari nabo nigishiriza ubuntu kameme, sibyo? Ariko bitewe n'ubuzima mba ndimo n'umuziki nshaka kuzamura muri njyewe, nifuza ko babana ndi kwigisha gitari tugomba gufatanya urugendo njye nabo, igihe kikazagera nibura tukajya ducurangana ku buryo najya mvuga ngo dore umusemburo, dore wa musemburo navugaga, dore nguyu ya Yes. dore rwa rubyiruko rw'u Rwanda aho rugeze ku muziki nguru. Nziza kuri icyo gitekerezo cyangwa se ku kintu wagize cyo kuzamura urubyiruko cyangwa se gufasha abana, kuko nirwo Rwanda rw'ejo, ukabafasha gucuranga, ukabafasha kuririmba. Ese ufite ahantu bwite hari teri yawe ukoreraho, cyangwa n'uwaguhamagara gukeneye umusanga hari ukaba wajya kumwigisha? Ndagira ngo utange address y'uburyo wigishamo kugira ngo n'abadukurikiye hari abashobora kuba bakeneye kwiga bakamenya uburyo bakubonamo. Okay, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo aderesi yanjye uretse kuba natanga nomero zanjye kugira ngo nibura n'unkeneye azafate nomero zanjye amamagare. Nta shuri ngira kuko sindabona ubushobozi bushinga ishuri. Urabizi muri iki gihugu cy'u Rwanda dukeneye imisoro, dukeneye kugira ngo nibura u Rwanda rwacu nitubona tunyuze mu muhanda mwiza. Urabona u Rwanda rwacu rwateye imbere, twakiriye irushanwa ry'amagare. Urabona rwose ko twakoze igikorwa cyiza muri Afurika, nitwe twabaye aba mbere twakira isiganwa ry'amagare. Urumva ibyo byaturutse ku buterankunga bw'Abanyarwanda bagiye batanga imisanzu kugira ngo wubake imihanda iba myiza, bituma tugirirwa icyo cyizere. Rero nanjye sinavuga ngo nzashinga ishuri nta bushobozi ndagira bwo gutanga cya gihumbi kugira ngo tuzabone wa muhanda mwiza, ya magara azacamo ndetse n'amamodoka kazaza. Birashoboka, sibyo? Ya mbasanga aho baba. No kuvuga ngo akenshi nigisha abana biga muri interina, biga hehe, akenshi mbigisha mu biruhuko. Ikindi nkongera nkigisha wenda biga bataha, nkabasanga mu rugo nkabigisha. Hari n'abapapa nigisha, hari abamama nigisha, hari abamama bampa abana babo nkabigisha. Nuko nguko nkora, ariko ntago ndabona ubushobozi bwo kuvuga ngo mfashe ishuri ndarishinze ko iyi gitari y'ubwayo ishobora kubigura 150, kandi nkaba nkeneye wenda gitari enye cyangwa 5 cyangwa 6. Ayo mafaranga ntayo ndabona, wenda ngo mbe nagura ibyo bikoresho. Ya rero ku bantu banshaka wenda nkazajya mbasanga aho baba, adresse yanjye ni iyi ngiyi, ni 078. Ntaguciye mu ijambo, dufitanye igitaramo gihagije kandi turi bukorane umwanya. Nagira ngo wenda ku mpera y'ikiganiro rero turi bwibutsa aba bantu inimero yawe kugira ngo bazabashe kujya bakubona. Yego. Ahubwo nagira ngo tubanze tubazanire ibyo watwengeye, kuko abantu badukurikiranye ni benshi bategereje kureba kwa kundi ukiri gitumurya, kwa kundi baririmbira ukabasusurutsa. Aka kanya rero tutaragera kuri uwo mwanzuro, ahubwo ndagira ngo mbwira ababyeyi bafite abana ubwo ngubwo guhera ku myaka ingahe? Ugeze ku 8 kuzamura. Yes, ababyeyi bafite abana guhera ku myaka 8 kuzamura. Abapapa, abamama n'abakobwa bose cyane rwose. Yego, Nziza bahaye ikaze rero. Mu kanya nimukomeza gukurikirana iki kiganiro, ku musozo wacyo murafata nimero ye ku buryo mwajya mumuvugisha. Abamukeneye mu bitaramo bitandukanye mwajya muzimubonaho. Rero ntimutusige ngo mudusige, kubera yuko ibiri imbere nibyo biryoshye kuruta ibyo mumaze kumva. Yes, Nziza rero ugiye kuducishirizaho indirimbo ebyiri waduteguriye uyu munsi kugira ngo n'abafanizi bawe aho baherereye babe banyeganyega. Murakoze cyane. Hari akaririmbo nkunda kandi kanyuza umutima wanjye. Ngwino
dariya enda ngwino mariro rukundo rwanjye ngwino ngwe mu gituza ngwino dariya enda ngwino marirungu ngwino dariya enda ngwino marirungu igira hino maze numva unyegereye igira hino maze numva unyegereye ngwino dariya enda ngwino marirungu iyo umugoroba uje disi dariya ndakwifuza nkareba hakurya no aho iwanyu bari batuye nkaguhamagara disi dariya ku mutima nkaguhamagara disi dariya ku mutima. Ese ubwo sinarekeraho hari icyo utumvishe ko good ndumva ushigaje imwe hari kugira ngo tubanze twumve neza. Oya nibyo rwose. Nindundirije umwana yo gacaraca yo gacana injishi akenyegeza ibisabo wirira wihogora nkwihoreze nushaka amata y'ikivuguto humura ndayaguha nkwihoreze mukundwangeyo mico myiza wirira wihogora nkwihoreze nindundirije umwana yo gacaracara yo gacana injishi akenyegeza ibisabo wirira wihogora wihogora wa mfura good wow wihogora nziza rwose pe ufite impano ufite ibintu bikurimo ufite ibintu bishobora gutuma abantu bumva imitima yabo ikangutse n'ukuri ufite impano pe ndizera rero abakunzi badukurikiye nabo baba baryohewe ntago nibaza ko baba bataryohewe nanjye ndumva utadusiga wakomeza ukadutaramira ariko amasaha abaye matoya kubera yuko hari abandi tugiye kwakira imbere ya kamera zacu
ndibaza rero twakubwira ngo kuraje komereza aho ngaho, kandi n'ikindi gihe tuzagukenera uzatwitabe, kuko ubu tugiye kujya tubana kenshi gashoboka. Turagushimiye kubwo kutwitabira ubutumire bwacu, kandi turagushimiye kubw'impano ugaragaje hano, ukaba hari n'abo ugiye gufasha kubw'ubufasha bwo kugira ngo uteze imbere urubyiruko nyarwanda, cyangwa se n'abari hanze nabo wabafasha bagukeneye ukajyayo. Yego turagushimiye rero, nawe washimira abakunzi bawe bagukurikiye, kandi ukagira n'ubutumwa ubagezaho cyangwa se ibyo ubahishiye. Murakoze cyane, nk'uko nabibabwiye, njyewe ndifuza kuzamura umuziki nyarwanda, umuco gakondo, nkajya nigisha abantu, nkigisha abana, urubyiruko rugenzi rwanjye, ndetse n'aba bana burya bari mu mihanda, njye ndifuza kuzabegera nkaganira nabo, nkabigisha gitari, ku buryo bagomba ejo kuzagaragara hano nicaye nabo bakahaboneka. Ari ibyo rero navuga ngo nomero yanjye nyivuga ndi kuririmba. Nomero yanjye yitwa 0,589,8 reka nyisubiremo 0,589,8 iyo niyo nomero yanjye. 0,589,8 niyo nomero yanjye, uzanshaka azampamagare, ubundi tuzataramana ubutaha cyane. ndagira ngo basezere ubabwira ibyo bahishiye noneho inyuma. Mfite igitaramo mu minsi iri imbere nzakora, ngira ngo nshobora kuzagikorera i Nyamirambo, ndumva nzabibamenyesha aho nzagikorera. Ndi guteganya hagati ya Kigali no ku Mumena, na ya bande yanjye. Yego, kandi nzi neza ko tuzataramana bakishima bakanyurwa, kandi ibyo mbahishiye ni byinshi kurusha ibyo babonye. N'abashaka indirimbo z'icyongereza, igifaransa, ndahari kugira ngo nzibahe. Murakoze cyane. banyarwandakazi rero abari hanze y'igihugu, ndagira ngo mbabwire ngo nimukomeze mushyigikire uyu muvandimwe n'ibyo atarageraho abigereho, kubera mwebwe, kubera ko afite impano ikomeye, ahubwo yaduhishuriye yuko hari ubushobozi atarageraho. Ushobora kureba impano afite ukabona ni impano ishobora kugira aho igera, ukaba wamushyigikira. Ndibaza nomero ye yayishyizeho, n'ahandi wamukenera ku mbuga ze za WhatsApp, yatubwira niba iyo nomero ari nyiri WhatsApp cyane. Yego, rero mukomeze mumushyigikire kandi mumufollowing kugira ngo azamure urwego arukura aho ageze, agere n'ahandi hashoboka. Murakoze cyane rero, turabashimiye kubwo kubana natwe. Mukomeze mugubwe neza, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao. Murakoze cyane.